Yesu ashimwe kandi Yesu ahimbazwe cyane. Imana ikomeze kubagira neza aho muri, Imana ikomeze kubagura imbago, Imana ikomeze kubaremera amashimwe aho waba uri hose, yaba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, diaspora, aho waba uri hose Imana ikomeze kugira neza. Ndagira ngo tuganire ku magambo makeya, maze iminsi ndi gutembera mu nshuti mu bavandimwe, tuganira ku kijyanye n'impano z'Imana. Ndagira ngo mbwire ko birashoboka ko ufite impano y'Imana ukaba utabizi. Kuko impano y'Imana ntagiza kuko wasenze cyane. Impano y'Imana iyo usenze ni byiza, Imana irakumurikira cyane, ariko ni impano ubusanzwe wifitemo. Hakaba hari impano zigaragara ko wasenze cyane, hakaba hari n'impano wowe ubwawe ugendana ushobora gusenga wazikoresha abantu bakagira ngo hari ubundi buryo kuba warusanzwe ufite. Nk'impano y'ubuhanuzi, iriya ni impano n'umusinzi mushobora kuba ari mu kabari akaba yaguhanurira. Iriya ni impano ushobora kuryama ukarota ibintu uko wabirose uko byari biri akaba uko byongera bikaba. Iriya ni impano nyinshi zitandukanye. Hari impano zo gusobanura inzozi, hari abantu basenga Imana ikabongera amavuta, ikabongera imbaraga, bakaba babasha kuba bazisobanura neza kurushaho. Ariko hari n'abantu babivukana amaraso yabo, ukamubwira ikintu yarose akakikurotora neza kandi ukumva ntabwo wibeshye. Nshatse kuvuga ngo iki? Nakomeje ntekereza no ku bantu barimo baravuga ngo kuva insengero barazifunze, ngo twajya gusengera ngo barafunze birarangira. Barakubeshye. Ubwo ntabwo wasengaga Imana bikuvuye ku mutima. Kuko umuntu wasengaga Imana bimuvuye ku mutima, urusengero niyo barujyana ikanarangi, agira umunsi umwe mu kwezi wo kuba yakegera Imana akaba yasenga. Ikindi, kuba bavuga ko bafunze insengero, ntabwo bafunze urusengero rwo mu mutima. Hari abantu bafunze insengero barakomeza bo bizera Imana kandi barakomeza barasenga. Uko mu cyumba cyawe wahasengera, mu cyumba cyawe wahiririza, mu cyumba cyawe wahagira ubutayu bwawe usengeramo. Kandi ikindi, Imana ntabwo yavuze ngo nzumva umuntu uri mu rusengero gusa. Oya, yaravuze ngo mumpamagare aho waba uri hose, ndakumva ndagutabara nk'umwana wanjye. Haleluya. Niyo mpamvu ngira ngo kiri umucyo kuri iki kintu. Ese insengero zitaraza, mubaze wa papa wanyu, mubaze abasaza bakuru, yaba mu matorero, yaba aho mutuye, yaba nahe. Ese byabisobanuye ko batajyaga basenga? Barasengaga ngo bo baba bazi uburyo babanamo n'Imana yabo. Bishatse kuvuga ngo iki? Uzi uburyo ubanamo n'Imana yawe, ku buryo aho waba uri hose ubahamagarika kumva. Hari abantu batekereza ko kujya mu rusengero ko uri gusenga. Oya. Hari batekereza ko kujya mu byumba ari gusenga. Oya. Aho waba uri hose wasenga Imana kandi yakumva. Aho waba uri hose wasenga, Imana igufasha kugira ngo ikomeze kwagura impano yawe. Senga Imana, uyizere, ukomeze usenge, ukomeze winginge Imana. Izo ndimi niyo wazivuga ukavuga nk'iz'abamarayika, udakiranuka. Uramera nka babandi ngo bazagera imbere y'Imana akavuga ngo mwami mwami, twahamwe mu izina ryawe, twakoze ibitangaza mu izina ryawe. Ariko avuga ngo mugende mwankoze zibi bimwe, ntabwo nigeze mbamenga. Bishatse kuvuga ngo iki? Senga Imana umutima wawe wose, uyizere, uyiringire, niyo izagura igisubizo cy'ibibazo ufite, niyo izagusubiriza ibibazo ufite, niyo izakwe